Reka twongere tubahe ikaze inshuti bavandimwe mudukurikiye mu kiganiro umva usobanukirwe kuri The Kingdom TV. Nkuko mubimenyereye rero uyu munsi wa none turongera tuze tuganire, ariko mbere yuko dukora ikiganiro cyacu turabaza dusenge hanyuma tuze gukomeza. Reka dusenge. Mana ugira neza, uri kwiringirwa kandi uri kwizerwa, cyubahiro ni cyawe iteka ryose. Turi hano mu kiganiro kugira ngo dusobanure amagambo y'ubugingo kuri kw'ijambo ryawe kuja habona, ndetse n'abatarasobanukirwa n'ijambo tugiye kuganira kuri uyu munsi rize kubabera umugisha kuri bo ndetse rize guhindura ubuzima bwabo. Urakoze Mana kuza kubana natwe, urakoze Mana kuza kutwiyereka ko amagambo tuvuga si amagambo yacu ahubwo ni amagambo avi wawe. Data turakwizeye kandi Mana turakwiyegereje muri iki kiganiro, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye, amen. Murakoze rero, turi uyu munsi wa none turi tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, aho kandi nanone twasubiye kuja muri lockdown, no kuvuga muri guma mu rugo, ndetse n'amakanisa basengero bakaba barasubiye kuyafunga, ariko kandi muri byo zose turashima Imana. Rero uyu munsi wa none turi kumwe nanone n'umutumirwa wacu, kuko mubimenyereye ni Apotre. Murakaza neza Apotre. Urakoze cyane Apotre. Uyu munsi wa none rero turaza kuganira ijambo rikunzwe kuvugwa cyane ndetse rikunze gukoreshwa akenshi, ndetse n'iyo usanga abantu basenga usanga baguma barivuga ati Mana uduhe umugisha, Mana utugirire neza, Mana uze kuduha umugisha. Rero niryo jambo uyu munsi tuza kuganira, kuko umugisha urakorerwa, umugisha urasengerwa, umugisha bigenda gute kugira ngo umukristo aronke umugisha. Hari icyanditswe rero tuza kwifashishaho uyu munsi wa none, reka tugisome. Ni mu byakozwe n'intumwa 20 no ku murongo wa 35. Reka nsome hanyuma kugira ngo duhite dukomeza ikiganiro cyacu. Haravuga ngo nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Agasubira kuri aka karongo, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Iki jambo tuza kuba duhagazeho ni ijambo ryerekeranye n'umugisha. Apotre rero araza gucukumbura kujya hirya no hino asobanurira abantu ese umugisha umuntu yawuronka gute, umugisha umuntu awuhabwa gute, umugisha urasengerwa, umugisha urakorerwa, umugisha ni ikintu umuntu aragwa n'ababyeyi kuko bisanzwe bivugwa. Umugisha ni ukuronka amamodoka menshi, umugisha ni ukuronka abana benshi, umugisha ni ukubaka amazu. Apotre rero uyu munsi nicyo kintu aza kudufasha. Murakoze cyane rero, kugira ngo tudatinze turaza kugenda dusobanurirwa na mwene data, aradusobanurira mu zindi ndimi, kubera ko tuzi neza ko hari abantu benshi batumva uru rurimi kandi baba bakeneye gutahura nabo iri jambo tuba twavuze kuri uyu munsi. Murakoze cyane, kazi Apotre, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Thank you very much. Turabashimira ko dusubiye kandi kubonana muri Kingdom TV. We thank God for another opportunity to meet at Kingdom TV. Muri uyu mwanya At this time, Imana ishimwe cyane. to God be the glory. Kandi ndabiyegereza abanyamakuru bacu, ndabashimiye cyane I welcome our news crew mu kiganiro cyacu in our discussion today. umva usobanukiwe. Listen and understand. N'umusobanuzi wacu Imana imumugisha. Amen. Amen. Rero kubw'iryo jambo Concerning that word, ndarisobanuraho gatoya. we are going to discuss on this a little bit. Ndarivugaho mu ncamake.
I'll speak lightly on it, ariko ni rinini cyane ni rigari but it is a broad topic. kandi ni ijambo ryifuzwa n'isi umuntu wese And it is a word that is umuntu wese ashaka arifuza arashaka umugisha it is a word that every person wishes to understand. yego umuntu wese ashaka umugisha Everyone wants a blessing. kandi umuntu wese yisabira umugisha Every person asks for a blessing on his own. nugize uwo umukunda nawe azamusabira umugisha Even the person you love, you ask a blessing for that person. kuko umugisha urakenerwa cyane Because a blessing is very important. ariko ndashaka kubaheza uburyo umugisha umuntu awubona I want to show you how a person can receive a blessing. ni ubuhe buryo umuntu agomba kubona umugisha How can you receive a blessing? umugisha rero uba mu buryo butatu A blessing is in 3 parts. uburyo dusanga muri Bibiliya umugisha w'Imana In the Bible, we see the blessing of God. uhereye aho mwasomye From the part that we've read in Acts. umugisha A blessing, umugisha wa mbere uba mu buryo bw'amagambo the first blessing is in the form of words. uburyo bw'amagambo A form of words. uwo ni umugisha That is a blessing. hakaba umugisha wo mu buryo bw'umwuka There's also a blessing in the form of the Spirit. hakaba umugisha wo gukora There's also a blessing that you work for. hanyuma rero ndaza guhuza iyo migisha uburyo izigera ku muntu We are going to bring all those blessings together and how they get to a person. uwo wose ukaba umugisha And the whole thing becomes a niwe blessing. uzawitwa umugisha That is what we call a blessing. amen amen wo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri The blessing of the Spirit and the blessing of the body. ubwo buryo bw'akore butatu Those 3 forms of blessing. nibwo tugiriramo umugisha wo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri That is how we receive the blessing of the Spirit and of the body. ni umugisha ugaragara It is a blessing that is seen ni umugisha utagaragara and a blessing that is not seen. Yes. uwo rero niwe nshaka kubabwiraho That is what we are going to discuss on today. n'ababaza babaze bazi icyo barimo babaza And those that ask questions, they'll ask based on what they know. umugisha kuko mwarimu babajije duhereye kuri icyo gice A blessing, starting from that point, Paulo yavuze Paul said, yaza avuga nibwo bwa nyuma yaza asezerana asezera urugendo rwe rwa nyuma rw'ivugabutumwa asubira i Yerusalemu he said that on his journey as he was going back to Jerusalem. hanyuma avuga aya magambo And he said these words. ababwira ko ntacyo yasize atababwiye He told them, there is nothing that I have not told you. yarigishije ijambo ry'Imana I have taught you the word of God. agigisha muri crusade He taught it in crusades. agigisha umuryango ku muryango do to do He taught it door to door. yigisha umuntu ku wundi He taught it person to person. hanyuma ababwira ibyari byuzuye umutima we byose And he told them everything that was in his heart. hanyuma rero aza kubasezera ababwira ngo And then he was leading them. arababwira ngo ntacyo nasize ntacyo nigenga ntacyo nasize ndababwira And he told them, there is nothing that I have not told you. hanyuma rero Now, muzirikane remember this, abanyentegeke those that are weak. kandi mwibuke yuko And remember that ko umwami Yesu yasize avuze what Jesus Christ said, ngo gutanga guhesha umugisha that giving gives more blessing kuruta guhabwa than receiving. amen 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 Amen. hanyuma Yesu yaravuze iki And what did Jesus say? uyu mugisha ni uwuhe Which is this blessing? umugisha ufite umusingi A blessing has a foundation. umugisha ufite formule A blessing has a formula. umugisha urakorerwa A blessing is worked for. maana ya baraka The meaning of a blessing, ni ugukora it is to work. definition scientifique The scientific definition of a blessing, ni ugukora it is to work. yes thank you ni ugukora It is to work. aho niho umugisha uzohagara niho uzotangirira uzohera That is where the blessing starts.
hanyuma ukazamuka muri ubu buryo bundi bubiri narimba bwo Later we come to the two forms of blessing that we've said about. ukazamuka mu rurimi It comes to the tongue. umuntu agweza umugisha araye When does a person bless you? umuntu agweza umugisha ari igikorwa wamukoreye A person blesses you when you have done something for them. umuntu agweza umugisha kubera ko wamunejeje A person blesses you because you made them happy. umuntu agwesha umugisha kubera ko wamushimishije A person blesses you because you've done something good to them. kubera ko wakoze neza Because you have done something good. umuntu akanezerwa A person becomes happy. wakoze neza ibintu He becomes happy because you've done something very well. umuntu akishima He becomes happy. hanyuma agasohora ijambo akavuga ngo Imana igumuce And then he speaks a word and says, may the Lord bless you. akavuga ngo hezagire And he tells you that may you be blessed. aguha umugisha A person is given a blessing kubera icyo wakoze because of what you have done. ni ukuvuga ngo rero umusingi cyangwa se urufatiro rw'umugisha no gukora This is to mean that the foundation of a blessing is to work for it. ni ugukora neza It is to do good. nicyo cyatumye Yesu avuga Pawulo yandika mu Efeso ibice 10 That is what made Paul to write in Ephesians. ibice 12 umurongo wa 10 Ephesians 2, chapter verse 10. yes yaravuze ngo abo yaremye And he said that those that have created, turabo yaremye we are those that God has created, ituremeye imirimo myiza and he created us for good works muri Kristo Yesu in Jesus Christ. bivuga ngo muri Kristo Yesu Meaning that in Jesus harimo Christ, akazi there is work. harimo imirimo There are works to be done. noneho iyo dukoze muri ya mirimo And when we work those works iri muri Kristo Yesu that are in Christ Jesus, Imana yiteguriye kera those that God prepared long time ago, kugira ngo abantu bayigenderemo so that people may walk on those things, kugira ngo abantu bayikoreremo so that people may walk on those things. iyo niyo migisha Those are the blessings. amen amen Amen. hanyuma rero hakabaho akanwa kwatura And then there is the tongue to speak. ururimi The tongue, umugisha w'ururimi the blessing of the tongue. kugira ngo nze gusubira kuri base y'ururimi cyangwa se musingi w'umugisha We are coming back to the foundation of a blessing. mbabwire uburyo umuntu azahabwa umugisha n'amagambo And I'm going to tell you how you are going to be blessed through words. amagambo Words, aduhesha umugisha they give us blessings mu gihe twakoze neza at times when you have worked well. ururimi rufite imbaraga The tongue has strength ku muntu on a person kuko ibyo watura ku muntu because what you speak to a person, bimuzaho they happen to that person. bimubaho They happen kubera ko biba byajanye n'igikorwa yakoze because they come in contact with the works that he has done. amagambo rero amufataho vuba And then those words, they attach to that iyo person. ukoze igikorwa kibi When you do a bad thing hakaba ukuvugaho nabi and a person speaks negatively to you, biragufata even that one becomes untrue kubera ko bifite aho bifata because it has a foundation. iyo ufite ibikorwa bibi bakakuvugaho amagambo mabi ahita When you do bad things to a person and they speak negatively to you, those things happen like that. nicyo gituma n'amagambo nayo abamwo umugisha cyangwa se umuvugo That is why what makes words to have a blessing or a curse. hanyuma rero hagaso hakaba umugisha wo mu buryo bw'umwuka And then there comes the blessing of the form of a spirit. umugisha wo mu buryo bw'umwuka ni The spiritual blessing, what is this? ni amavuta It is the anointing. yes ni amavuta It is the anointing. iyo ufite amavuta When you have the anointing, uba ufite umugisha you have a blessing. amavuta ni What is anointing? ni igikundiro It is to be lovable. yes ni favor It is favor. ni kibali It is to have favor, to be accepted. iyo uriho umwuka wera w'Imana When the Holy Spirit is on you, uba ufite umugisha you have a blessing. umugisha uba ufite And the blessing that you ni have, amavuta it is the anointing. ni kibali It is that favor. ni ukwemerwa It is to be accepted. ayo mavuta agendana nawe
That anointing walks with you. ajana n'umuntu You walk with that anointing. none aho ageze hose And wherever you get, akabasha kugira umugisha you have a blessing. akemewe You are accepted. anakubaliwa Yeah. uwo ni umugisha That is a blessing wo mu buryo bw'umwuka of the spiritual form duhabwa n'umwuka w'Imana that you are given by the Spirit of ni God. ikiganza cy'Imana kiba kiri hejuru yawe The palm of the Lord is on you. ikiganza cy'Imana kiba kiri hejuru yawe The palm of the Lord is normally on you at that time. akenshi abantu bose bari mu isezerano Many a times when you're in a promise, baba bafite ayo mavuta you normally have that anointing kuko ntawe uzi umwica because no one can kill you. ntawe uzi umwana No one can hate you. na n'umwe utamwemera No one that will not accept you. aba afite kudomina You have that dominance. yes uwo ni umugisha wo mu buryo bw'umwuka That is a spiritual blessing. hanyuma rero icyo nashatse kugira ngo tuganire hejuru y'iyi topic Now what I want us to discuss on this topic, ni umugisha wo gukora it is the blessing that you work for. abantu benshi bifuza umugisha Many people desire blessing, ariko tibabashe gukora but they do not know how to work for it. nashaka kubabwira munsi ukuri ko ntawe muzigera mu I want to tell you truthfully that you will never get such a blessing. kuko umugisha Because a blessing uzanwa no gukora is brought by working for it. niwo formule It is the only formula to get a blessing. nta handi woca kugira ngo ubone umugisha There is no other place that you shall go to get a blessing keretse gukora unless you work for it. iyo ukoze When you work, wizera umwami yesu believing in Jesus Christ, ukunda imana loving God, uhabwa umugisha you're given a blessing. ugira umugisha You get a blessing. usomye mu baroma ibice 8 When you read in Romans chapter 8 and32 verse 32, bibiri iravuga ngo the Bible says that mbese ubwo itimanye umwana wayo he that never denied his izabura son, ite kumuduhana n'ibindi byose how will he not give us other things? imana niyo itanga umugisha God is the one that gives kandi blessing. umugisha imana yatanze And when God gives a blessing, yawumbiye mu bikorwa he puts it in works. uri mu mirimo It is in works. kuko nta kindi yaremeye umuntu Because there is nothing that man was created for, kugira ngo bimuheremo umugisha so that you may give him a blessing ni ugukora if it's not working. gukora Working, niko guhimbaza imana it is to worship God. gukora Working, niko kuramya imana it is to worship the Lord. gukora Working, niko kwamamaza ubwami bw'imana it is to declare the kingdom of God. rero ubwo imana yaduhaye umwana wayo Now that God gave us his son, harimo imirimo yacu there are works that we have to do. rero muri iyo mirimo niho harimo imigisha yacu And in those works, there are the blessings. kuko iyo umuntu adakoze Because when a person does not work, ntagasenge ngo azabona umugisha don't pray that you receive a blessing. kuko ntawe woca Because the blessing has no. umugisha uhishe mu bikorwa A blessing is hidden in works. mu gihe cyose dushaka umugisha Every time that you want a blessing, tugomba gukora you need to work. kandi twaje gukora And when you come to work, tugakora imirimo myiza you do good works. kuko gukora Because working, harimo gukora neza there is to do good hakaba no gukora nabi and there is to do bad. iyo dukora nabi When you do bad things, duhabwa imivumo you are cursed. ariko iyo dukora neza But when you do good things, duhabwa umugisha you are blessed. iyo dusoma mu bagalatiya When we read in Galatians ibice 3 umurongo wa 18 chapter 3 and verse 18, tuhasanga amagambo Pawulo yabwiye abagalatiya we see words that Paul said to the Galatians. ababwira uburyo Kristo yatwitangiye And he told them how Christ gave himself. aradupfira araducungura He died for us and he saved us. imirimo mibi twakoze duhesha umuvumo All the bad deeds that we had done that had made us to be. Yesu ayishiraho Jesus took those deeds. uwo muvumo arawutwara He took that curse. arawubambanwa He was crucified with ngo it twebwe duhabwe umugisha so that we may be blessed w'imirimo myiza imurimo of the good deeds that were in Jesus. rero iyo twakiriye Kristo imirimo myiza imurimo So when we receive Jesus Christ, the good deeds that tukayemera tukayikora we accept them and we do them, nicyo gihe duhabwa umugisha that is the time that we are blessed. noneho ya mirimo mibi twakoze And those bad deeds that we mu did bupagani in our pagan mu days, kutamenya imana at the times that we don't know God, tugahabwa umugisha we
you are given a blessing. Rero umugisha That's a blessing. nukumenya Imana. It is to know God. Umugisha mwiza The best blessing nukumenya Imana. it is to know God. Kandi wamenye Imana And when you know God, tusenge gusa, don't just pray. tusabe gusa, Don't just ask for it. kora. Work for it. Gusenga ni mu buryo bumwe bwo gukora, Praying is one deed of working, ariko koresha n'amaboko yawe, but you should use your hands as well. koresha ubwenge bwawe, Use your wisdom. koresha ibyo utunze. Use what you have. Ibyo nibikora When all those things work together, uzohabwa umugisha you will wewe. receive a blessing of God. Nusenga When you pray, ugasoma ijambo ry'Imana, you read the word of God, ugafasha abakene you help the poor, kuko Bibiliya bivuga. as the Bible says. Isoma mu gitabo cya Matayo When you read in Matthew ibice 25 chapter 25 umurongo wa 41 and verse 41, na 42 kugeza kuri 45 42 up to 45, tuhasanga amagambo we find this word. Yesu abwira abigishwa, When Jesus told his disciples, avuga uburyo azahemba abakozi b'Imana, and he said how he will pay the, azahemba abakozi. how he will pay the servants. Yaravuze umugani w'abakozi, He said the examples of, azavuga ngo nari nshoje I was hungry urangaburira, and you gave me food. nari nambaye ubusa I was naked uranambika, and you clothed me. nari umushitsi I was a visitor urancumbikira, and you gave me a, umva aho kuba, aho kurara. and you gave me accommodation. Nari ndwaye I was sick uransura, and you came to visit me. nari mu nzu y'imbohe I was in prison uransura. and you came to visit me. Ambwira ngo wa mukozi mwiza, And you tell your good servant, injira mu munezero wase, enter into the kingdom of your ngo Father. tuzobaza Imana ngo nijyari twabigukoreye. And we shall ask God, when we do this, Imana izakubwira ngo nibarya bato, barya bakene, and God will tell us it is those poor people, barya wagaburiye, those poor people that you nije fed. wagaburiraga, It is me that you barya wasuye, Those people that you nije visit, wasuraga. it is me that you Iyo ni imirimo izana umugisha. Those are the deeds that bring blessings. Sema amen. Amen. Ikindi cyane nza kurangirizaho And the last thing, ni ikiboneka muri Hagayi it is in Haggai, ibice 2. chapter 2. Iyo usoma icyo gice cyose, When you read the whole chapter, Hagayi ifite isura zibiri. Haggai has 2 chapters. Hagayi yari umuhanuzi wahanuriye Abanyisirayeli mu gihe cyo kubaka urusengero. He was a prophet that prophesied to the Israelites while they were building the church of God, Urusengero temple. the temple. Urusengero The temple, ngo Imana ibwira Hagayi ngo iki nicyo gihe cyo kubaka urusengero, and God told Haggai that this is the time to build the temple, kugira ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka. so that you may be blessed by the Spirit. Kuko Ezekiyeli yari yarawubonye uwo mugisha, Because Ezekiel, and seeing that blessing, yigeze ngo kujanwa n'umwuka, Imana iramujana the Spirit of God took him one time, imujana mu rusengero ngo abone amazi aturuka mu rusengero, and he took him to a temple, and he saw water coming from the church. ngo atemba aja mu nyanja y'Iburasirazuba, And he was flowing to the eastern part, ayandi atemba aja ngo mu nyanja y'Iburengerazuba. and another one to the ocean in the western part. Iburasirazuba bwa Isiraheli The eastern part of Israel, ni mu nyanja y'umunyu, it is in the Salt Sea, inyanja ipfuye, the Dead Sea. ni inyanja itabamo ikintu kizima. It is a sea that has no living. Yisobanurwa abapagani. These are the pagans. Hakaba inyanja y'Iburengerazuba. And there is the ocean of the western part. Iburengerazuba The western ni mu sea, bizima ariko kubikomeza. it is in the living things. Aravuga ngo uwo mugisha yabonye uturuka mu rusengero, And he said that that blessing that was coming from the temple, amazi ngo abona aturuka mu rusengero, and he saw water flowing from the church. atemba aja muri ibyo bice. It was flowing to those parts. Ibyo zari bivuga iki? What did those things Zari say? bivuga imigisha They were saying on ituruka mu blessings rusengero. that come from the church. Hagayi rero Imana iramubwira ngo ibwira Abanyisirayeli ngo bubake urusengero, ngo iki nicyo gihe cyo kubaka urusengero, ngo nibazamuke ku misozi ngo bateme ibiti baze bubake urusengero rw'Uwiteka. And God told Haggai to tell the Israelites that this is the time to build a church for the Lord. Go to the mountains, cut trees, and come and start building a temple, Kugira ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka. so that you may be blessed by the Spirit. Imana iravuga ngo urwo rusengero ngo nzahimbazwa nako, And God said that you will praise me by that church, kandi ngo nezezwe nako, and I will be happy on that church, kugira ngo duhabwe umugisha. so that I may bless you. Yarababwiye ngo mwiringira kubona byinshi You told them that you expect to see many ariko things, mukabona bike, but you see little things. murakora mukabika
You work and you put those things, ariko mukabika mu mufuko utobotse but you put in pockets that are torn. mukibaza ngo ni iki And you ask yourselves why. ni Imana itumura It is God that gives. igatumura ubwo butunzi kubera ko butarimo kubakira Imana inzu It is God that gives away that blessing because it is not praising Him. ubwo mutubakira Imana urusengero nta migisha twobona If you don't work for the Lord, there is no blessing. imigisha y'Imana yose iri mu kubaka iri mu gukora ukubakira Imana urusengero All the blessings of the Lord are in working for Him, building churches for Him. biri iravuga rero The Bible says kubaka urusengero rw'Imana to build the church of the ni Lord, umugisha it is a blessing. iyo dukora When you work tukongera tukubakira Imana and you build for the Lord, tugakorera tugafasha abakene you help the poor, tukongera tukubaka urusengero rw'Imana you build the temple of the Lord, duhabwa umugisha w'Imana you are given a blessing of the Lord. mugira umugisha w'Imana You receive a blessing. Isirayeli Israel, Imana yazibabwira ngo kugira ngo mutunge He told them so that you may become ubutunzi wealthy bwanyu bugumeho and you stay with your uzubika wealth. ubikuze When you put money in your pocket, Nuko it mwubaka stays there. urusengero. It is when you build a temple for the Lord. sema amen Amen. Yesu Imana iravuga muri Malaki And God says in Malachi, Imana ibwira Malaki ibice bitatu and God said to Malachi in chapter 3, iramubwira ngo He told him, nimwatanga ibya 10 n'amaturo if you give your tithes and your offerings, nzogomorora imigisha I will open the windows of heaven. nzogomorora imidege I will open the windows of heaven, ngo ibituruka iva mu ijuru and blessing will come from ngomba heaven. gwizerizeho imigisha ngo muburaho muyigwize I will give you blessing and you have no place for them. Imana nizo itanga umugisha It is God who gives blessing, ariko iyo utanga wawukoreye but He gives it when you worked for it. itanga umugisha wawukoreye He will give you a blessing. abagize when you work imigisha for it. yose barayikoreye All those that have blessings, they are working. uhereye kuri Aburahamu When you see from Abraham, Isaka Isaac, Yakobo Jacob, barayikoreye they worked for their umugisha blessing. Yakobo yahawe na se The blessing that Jacob was given nicyo by yari his amaze father, gukorera se it is because of what he had done for his father. udakoze ntuzobona umugisha When you have not worked, you will not receive. abasaba bene data bashaka imigisha So all those are not a blessing. mu nzira zindi In other ways, umenye ko uwo mugisha utawufite keep in mind that you have no blessing. umugisha ntuhesha umuntu amahoro Blessing gives you peace. umugisha ntuhesha umuntu ibyishimo Blessing gives you joy. hari imigisha ituruka ku mubi Satani There are blessings from the devil. kuko abiba nabo batekereza ko ari umugisha bagiye gukora Because those that Bashaka. sow, they expect to receive a blessing. ababeshya Those that lie, batekereza ko ari umugisha bashaka they believe that you want a ariko blessing. ujya si umugisha But that is not a blessing. kubera ko ari igikorwa kibi Because you've done a bad deed. igikorwa kibi cyose kizana umuvumo Any bad deed brings a curse. igihe cyose uciye mu nzira itari iyo gukiranuka Anytime that you pass in an unrighteous uwo ni way, umuvumo uba wabo that is a curse you receive. abandi bakaja gusenga Others go to pray, bakaja mu butayu they go to the mountains, bakagira ngo ko barasaba imigisha and they think they're asking for blessing. umugisha Imana ishaka ko ari icyo ukora God wants you to work for the blessing. cya kintu nicyo kirimo umugisha wawe wose What you are working on is what rero bavandimwe brethren, ndashaka kubabwira ngo I want to tell you, ushaka umugisha wese anyone that wants a blessing, niyakire Yesu Kristo let him receive Jesus muri Christ. Kristo Yesu In Jesus Christ, harimo imirimo there are works. kandi iyo mirimo And in those works, nitwayikora when we do those tuzahabwa works, umugisha we shall receive a cyo blessing. cyatumye avuga ngo That is why he said, gutanga giving ni ugukora is working. guhesha umugisha It gives you blessing kuruta guhabwa than when kuko you ujya wahawe because when you're given, nta gikorwa yakoze you have done nothing. ariko uwatanze But the one that has hari given, igikorwa yakoze he has done something. Imana ibaha umugisha May God bless Imana you. ibagirire neza May God be umwanya ni with you. mutoya Time iki is kintu ni limited, kinini cyane and this topic is so ni broad. kigari cyane It is a broad ariko mu topic, ncamake but in few words, mu mirongo migari and in few, ni ibyo ngibyo kugira ngo tugire umugisha that is what you should do in order to receive a blessing. Imana ibaha umugisha May God bless you. murakoze cyane apotre abisobanuye neza kandi Imana imuha umugisha ngayo nguko rero ikijanye n'umugisha nk'uko twari twabivuze aho twasomye ngo gutanga guhesha kuruta guhabwa ngira ngo abatari bakeya mwumvishije asobanura imigisha muri buriya buryo yabisobanurije ndashobora kubisobanura ariko nanone turagenda tugaruka ku bibazo bimwe na bimwe bigenda byibazwaho n'abantu
hanyuma agende adufasha gusobanura ikibazo cya mbere Apotre Nkubaza. We want to ask a few questions so that we understand deeper what the apostle has asked to understand. And the first question that we're going to ask, hari igihe umuntu ubona abashitsi imuhira there is a time that visitors come to your house, noneho baje gutaha and when they are leaving, bakavuga ati nimwicare tubasabire umugisha, and they say, come sit and bless you. uwo mugisha baba babasabiye And that blessing that you ask on your behalf, uri mu ruhe rwego? in what form is it? Ni ukubera ko hari icyo bakoze kubera abo bashitsi, Is it because of something you have done for those visitors? cyangwa nuko gusa nabo nta kindi kintu bari bukore baratashe reka nabo basigaye batanze umugisha? Or is it because there is nothing else that you have to do but to ask a blessing for that family? murakoze cyane Thank you very mwasobanura. much as you explained. barakoze cyane umunyamakuru wacu. Thank you very much. Yesu yarabivuze birasobanutse. Jesus said that aho bazabakira hose wherever you shall be received well, muzabasaba imigisha. you ask for a blessing for that person. Nangize mu barebe aravuga ngo aho muzogera hose Jesus said that wherever you reach bakabakira and they receive you, muzabasaba imigisha. bless those people. kubera iki? Why? baba bakoze kera igikorwa You have already done something. kuko twanavuze no muri Matayo Because we've even read in Matthew, biravuga ngo nari umushitsi murancumbikira. the Bible says that I was a visitor and you accommodated me. kubera ko icyo ni igikorwa yakoze cyo kwakira umushitsi. Already that is a deed that you've done. yamwakiriye He has received a visitor. yamwakiranye urukundo, He received you with love. amuheza aho yicara He has given you a place to sleep, cyangwa harara, a place to sleep. amuheza icyangwa He has given you what to cyangwa drink, icyarya. what to eat. muri icyo gihe amuheza umwanya baraganira. He has given you a time you've spoken. icyo ni ibikorwa yakoze, Those are many deeds that he has done. agomba kumusabira umugisha. You should bless that person. uwo mugisha rero nuhurirana n'igikorwa, When that blessing meets with the deed, igikorwa yakoze the deed that you've done, kivuye ku mutima, that comes from the heart, kivuye mu rukundo, from love, wa mugisha uramufata. that blessing comes to you. ariko amagambo But words adafite ibikorwa, that has no works, atajanye n'ibikorwa, that has no ya deeds, magambo ntacyo bimufata, those words are useless. arahuvuga, They just pass. ntacyo amumare. They have no effect. ariko niba ari igikorwa wakoze, But if there is a deed you've done, namara nkaguheza umugisha, and then I bless you, wa mugisha urakuzaho, aya magambo arakuzaho, those words come on you, nasanga igikorwa ahita afata, and when they find a good deed, it sticks in you. hanyuma wa mugisha urawuha. And then you nasanga bya bikorwa atari byo, and if there are no deeds, tazafata azaba ubusa. murakoze cyane. ariko tukiri aho Apotre, tukiri aho Apotre nanone birafatanye. on the same note, Apostle, ni ikibazo kijanye n'abatanga umugisha. is a question on those that give the blessing. akenshi ukunze kubibona Many times you see abafata amavuta those that get the anointing oil cyangwa bagafata ngo agacupa k'amazi or a bottle of water, akakubwira ati ngiye kukumenaho, and they say, I'm going to pour this on you, hanyuma wakira umugisha. and then you receive a blessing. uwo mugisha uremewe cyangwa umugisha uva ku Mana, cyangwa hariho n'abatanga umugisha Is that bafite blessing ubwo bushobozi bwo gutanga accepted? umugisha? Does a blessing come from the Lord, or can a person give a blessing? urakoze cyane. nta muntu utotanga umugisha, Any person can give a blessing, ariko umugisha ujanye n'ibikorwa. but a blessing that is accompanied by what? nababwiye ko umusingi I told you that the foundation, ni igikorwa. it is a deed. niba nta gikorwa wakoze, If you've not done anything, habe niyo bakwaturaho twese tukaza tukavuga, haba nubwo bakumena ingunguru y'amakara, habe niyo bakumena ingunguru y'amazi n'ay'amavuta, even when you pour a whole bottle of water, nta mugisha uzogira. you receive no blessing. kuko umugisha wa mbere Because the first blessing, ni igikorwa, it is the deed, kandi igikorwa cyiza, and a good deed. kandi igikorwa kiruta ibindi A deed that is better than ni any ukwakira other Yesu Kristo. is to receive Jesus Christ. kuko muri Kristo Yesu Because in Christ Jesus, ni mwari mu mirimo myiza there are good deeds. y'imigisha.
murakoze cyane nanone ndasubira mbaze ikindi kibazo gikunze kugarukwaho cyane n'abantu benshi ndetse bamwe ndi banacembere n'abandi bakacemera hari abavuga bati wanabivuze muri aho wavuze ngo ni mungeragereshe kimwe mu bya 10 mbona ukuntu mbagomorera imigisha imigomero yo mu ijuru ibagereho hari abavuga ese gutanga icyacu cyangwa gutanga amaturo ariko reka wenda mvuge ku cyacu. The second question is a question that is broad in aspect. Many believe it, others don't believe it. It is in the verse we read in Malachi about giving your offerings and tithes to the Lord, and then he shall open the windows of heaven and you shall receive his blessings. Baje no kubisoma kenshi bakunze kubisoma muri Bibiliya hano muri Malaki ibice 3 umurongo wa 4 wacu oyaye ahubwo bo basoma baje mu isezerano risha bakavuga ko ntaho byanditse ngo ahubwo tugomba gutanga byose. Many say that in the New Testament we are supposed to give everything. None se icyo nshaka kubaza aho ngaho gutanga umuntu arashobora gutanga byose? What I want to ask, is it possible to give everything that you have? Kugira ngo umugisha uhabwe So that you may receive that blessing. Birashoboka ko abantu botanga byose? Is it cyangwa ni inzira baba bashaka gusa kugira ngo icyo cya 10 ndibagitanga? Is it possible for a person to give everything that they have, or is it just a way of people to avoid tithing? Murakoze cyane. Kwizera umwami Yesu. Believing in Jesus Christ. Kwakira Imana. Believing in God. Nukuyumvira. It is to listen to Him. Kwizera. Believing. Nukumva. It is to obey. Bizanwa no kumva. It comes from obedience. Obedience to what? Twumva ijambo rya Kristo. Obedience to the word of God. Uko ijambo rivuga. What the word says. Nta kindi kigomba kongerwaho. There is nothing that comes after. Nta n'ikindi kigomba kugabanuka. Nothing comes before the word. Usabwa kumva. You just have to obey the word. Kugira ngo ube ufite kwizera kuzuye. So that you have belief. Rero hariho ibyacu. There is the tithing. Icyacu ni ngombwa ngo gitange. It is a must that you tithe. Hariho umugisha wacu. Ni umugisha wacu. Hariho umugisha wacu. Ni Imana yabivuze. There is a blessing in tithing because that is what God Bibe byanditswe mu isezerano risha, bibe byanditswe mu isezerano rya kera. Ni Imana yabivuze. Whether in the New Testament or in the Old Testament, it is God that said it. Ni Imana yaravuze ngo mutange ibyacu. If God said that, give your tithes N'amaturo. and your offerings, N'Imana mbahumure. and then I'll bless you. Iyo jambo riruzuye. That word in itself is good. Iyo jambo ni imbaraga. Amen. That word is powerful. Uko ni ukuri. That's the truth. Bisaba rero kuzumvira. You should obey those words No kuzemera. and to accept No them kubikora. and to do them. Ugahabwa umugisha. Then you shall receive the blessing. Gutanga ibyo ufite byose. Giving everything that you have Ari uko wumvise ijambo ry'Imana. after hearing the word of God, Byavuye na aho wabyumvise. coming from what you've heard, Ukizera. and you believe, Ukabitanga. you give, Uhabwa umugisha. you're blessed. Murakoze cyane. Kandi kabazo nanone nza kubaza On to our next question. ni akabazo kajanye no gutanga There is a question about giving, kandi numva koko umugisha wose uhera muri base ni ugukora and it seems that the basis of a blessing is to work. ndetse harimo no gutanga kuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ko bihesha umugisha kuruta guhabwa. As the word says that giving is better than receiving. Dufite abantu benshi cyane We have so many people bakubwira ko bo ntacyo bafite cyo gutanga, who says that you have nothing to give. ahubwo akakubwira ngo jewe nari nagiye gusenga They say, I'm going to pray ngo Imana imuhe umugisha. that God may bless me. Ese abo bantu wabagiriye inama yo kuja gusenga kugira ngo Imana ibahe icyo batanga kugira ngo bahabwe umugisha? What advice will you give to such people? Should they go and pray to God to give them something to give so that they may be blessed? Cyangwa nta wabura icyo atanga? Or no one has nothing to give? Urakoze cyane.
umunyamakuru wacu bari kuvugisha arabaze kabisa n'ukubariza n'abantu nta muntu wese Every person uri muri Kristo Yesu that is Jesus Christ uwo buri cyakora has nothing to do. kandi ijambo rivuga ngo twaremewe imirimo muri Kristo. The word says that we are given good deeds through Christ Jesus. Bivuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu Meaning that every person that is in Jesus tiyo Christ buri cyatanga cannot lack something to give. simbyemera It's not possible. kuko na Bibiliya iravuga ngo nimukaze imbere yanje amaboko masa. Because even the Bible says, don't come before me empty-handed. Bivuga ngo umuntu wese ufite Kristo uri muri Kristo Yesu wakire Kristo afite icyo yokora. Which means that every person that has Jesus Christ in him has something they can do. Muri Kristo harimo imirimo. In Jesus Christ there are works. Rero nta muntu wobaho adakontacha afite iwe cyo gutanga ngo yarakijijwe. Uwo ni umupagani, uwo ni umubeshi, ntazi Yesu, ntarakabona Yesu, ntazi n'ibyarimo. There is no born again person who can say that they have nothing to give. That person is a pagan who knows Jesus. Who Kandi does not know Jesus. ababasabira umugisha ni ikinyoma ndamugisha buhabwa. And every person that says they are asking for a blessing for that person is a liar. Ahubwo udafite ndazahabwa azahabwa ufite. The one that has nothing is not blessed. The one that has something is the one that receives a blessing. Kuko ntawe udafite. arahabwa gutatakoze. Gukora rero niko kuguha. Iyo udakoze ntaguhabwa. This is because every person has something to do. When you work, you are blessed. Murakoze nanone tukiri aho ngaho hariho abantu nzi sinavuga ngo ndabazi ariko wenda naje narigeze kubitekerezaho. Hariho ukuntu uvuga ngo jewe aho kugira ngo ntange amafaranga makeya tufate ngo mwitorero amaturo. There is another group of people that says instead of giving little money in the church, Aho kugira ngo ntange make instead of giving something little, ahubwo ndareka. I'd rather not give. Noneho bigatuma kubera ko afite make akanga kuyatanga ahubwo agasubirayo adatanze. And because you have something little, you just go back without giving. Ibyo ni byiza cyangwa umuntu yatanga icyo afite nubwo yaba ari make cyane ariko ahubwo aho kugira ngo atahe ubwo atabonye menshi ahubwo yotanga ayo make. Is it okay to give the little you have, or you should just go with it? Wabagiriye na What advice would you give to someone? Murakoze cyane. Abo bavandimwe nubagira inama yo kutagayira Imana. The advice I'll give to such people is not to measure for God. Kuko Imana ndiyo kubaza ikita udafite. Because God will never ask you for something that you don't have. Imana izakuziza icyo ufite icyo ushoboye utakoze. God will judge you based on what you had but you did not work with it. Icyo ufite cyose Everything that you have mu maso y'Imana in God's eyes, ari icyo Imana yaguhaye and it's what God has given. gifite agaciro. It is valuable. Nibuka neza Yesu yarabivuze Jesus said ngo abantu baratanze that people had given, umuntu agatanga byinshi umurengera and a person gave more than they had kubera ko ariko abifite. because that is what they have. Haza gutanga umudamu umwe ku rukundo ngo atanga isenti iyo yari afite. But one widow came and gave a cent that she had. Imana Yesu aravuga ngo uyu ni utanze gusumba abandi. And Jesus said that this was given more than everyone else. Kubera iki? Why? Si wari watanze menshi, She's not the one that niwe wari watanze make. she had given the least, in fact. Imana yashimiye iki? But what did God Nuko appreciate? yayatanganye umutima ukunze Imana akora uko ashoboye akora uburyo ari. It is because she gave with her whole heart. Yakoze uko ari. She gave everything she had. Aratanga uko afite. She gave her share. Rero ngabambwira abavandimwe bene data n'igiceri cyarimwe cy'abanyakenya. So what advice I'll give to such people is Are you even fit? one Kenyan shilling. Are you It's the fit? only thing that you have. Aho kuvuga ngo ureke gukorera Imana Instead of not giving it to the Lord. ngo wayagaye. Because it is Uzaba ubaye nk'abajya za Taranto Yesu yahaye babakozi yahaye uzaba ubaye umukozi mubi. you shall be like the bad servants. Yesu yahaye Taranto aheza umwe zibiri. Jesus gave one servant 2 talents, Undi amweza zitanu. another one 5 Undi talents, aza kumuheza imwe.
and another one talent. wimwe arayihisha arayigaya arayihisha. The one that was given 1 talent hid it. Yanga kuyikoresha. He did not use it. Yesu agarutse yamwise umukozi mubi. And when Jesus came back, he told them that you are bad servants. Yuko yananiwe gukoresha icyo afite. Because you do not use what you have. Rero mureke ko abakozi babi Don't be bad servants imbere y'Imana. before the Lord. Niba mwaramenye Kristo, If you know Jesus Christ, icyo ufite kinejeje Imana, everything that you have, icyo ufite gishimisha Imana, everything that you have, give it to icyo God. gituma Imana igweza umugisha. Because that makes God to bless you. Murakoze. turangiza nanone mfite ikindi kibazo mubaza ariko icyo kibazo cya nyuma. And to our final question, hari abantu benshi there are many people bavuga bati twebwe turatanga pe, who say that we give, turatanga n'ibya cumi, we tithe, turatanga n'amaturo, we offer, ariko nanone tukaguma tukagaragaraho ubukene. but at the same time we still remain poor. Ariko ukareba umupagani, But when you look at a pagan, umuntu rwose utazugera no mu kanisa, utazutanga, utazugira n'iki, a person who never goes to church, who never gives, who never ariko tithes, ukabona umugisha akarubaka amazu, you see those people building houses afite amamodoka, with many cars. niwe uhagarika akaguheza lifti. They are the people that give you rides. Ubwo tuvuge ko abo bantu uwo mugisha bawurose kubera ko bakoze bakora situza aho bakoreraga, ariko none se bakorera he kugira ngo bahabwe uwo mugisha? And we ask ourselves, such people, where do they work Ko for those tuguma ko blessings? mbona abantu baguma bakena kandi bakorera mu kanisa Why do we see many poor people in church? byarageze. What normally happens? Urakaze cyane. Imigisha niba muri Kristo Yesu. Blessings are those in Jesus Christ. Inyuma ya Kristo si imigisha. Iriya yindi si imigisha. Oh, yeah. Near Jesus, those are not blessings. Iriya si imigisha. Those are not blessings. Iriya si imigisha. Kuko umugisha A blessing ni kitarimo umuvumo. is something that has no curse. Ariko ibindi byose biri mu umuvumo. But anything else that is cursed Si umugisha. is not a blessing. Kuko haba umugisha n'umuvumo. Because there is a blessing and a curse. Nose buriya butunzi bafite ni ubutunzi butari ubw'umugisha, ni ubutunzi Si umugisha. Kuko ni umuvumo. Kuko butari ubwo muri Kristo Yesu. The blessing that you have is a curse because it is not in Jesus Christ. Bibiri iravuga ngo ndugagare ku mutima n'abakiranyi. The Bible says that we don't be envious of them, Nubwo bo baba ariko bashisha bakazamuka. even if they keep Muri Zaburi ya 37 in Psalms 37. iravuga ngo ntumuhagarike imitima n'abakiranyi. And the Bible says you don't be envious of the wicked. Kuko bo babayeho ntibiguhagarike umutima. However they live, don't be envious of them. Kuko bari Because those people, bari mu rupfu they are in a curse. kubera ko nta Kristo. Because they have no Bari Christ. mu muvu They are cursed kubera ko nta Kristo. because they have Nta mahoro no peace y'umunyabyaha in a sin. ni ku Uwiteka Nyiringabo. That's what Jesus Christ says. Umugisha rero A blessing ni muri Kristo Yesu. is in Jesus Christ. Umuntu wese ukorera muri Kristo Yesu. Every person that wants Bibiliya Jesus ntibesha. Christ, the Bible does not lie. ngo utanga icyacu mugakiranuka neza. As you can tithe and Ugakiranuka mu maturo neza. you tithe, you offer, Ugafasha abakene. you help the poor, Ukubaka urusengero rw'Imana. you build the temple of the Lord, Hanyuma ugakena. and then you become poor. ugakora imirimo myiza muri Kristo. Ugakora imirimo myiza muri Kristo Yesu. You do good things in Jesus Christ, Hanyuma ugakena ukabura ibyo mu buryo. and then you become poor. Tibibaho. It's not possible. Simbyebe. Ntibizanaba. Tibizanabaho. It won't happen. Kuko bitari mu ijambo ry'Imana. Bibiri iravuga ngo The Bible says umukiranutsi w'Imana every righteous person, Imana imubeshaho. God makes that person. Imana yonyine iramutunga. God keeps that up. Imutungisha iki? What does God keep? Ya mirimo myiza akora. He is so good things that He do. Niwe izibabwira ngo ntimwiganyire ngo murarye. That's why the Bible says, don't Muramwi. ask yourself what you will eat, Murambari. what you will drink, what you will wear, Murabaho gute? how will you live. Ndi so ubizi ko mubikwiye. I am your Father who knows that you Kubera ko will muri abana banjye. and because you are my children, Kubera ko muri abakozi banjye. because you are my servants, Kubera ko muri abatambyi. because you are my priests,
mugomba kugira umugisha. I should bless you. Bibiri ikavuga And the Bible still says, ngo imigunzo y'intare a lion. imigunzo y'intare ishobora gukena A lion can become poor igasonza, and becomes hungry, ariko umukiranutsi wawe but a righteous person tibishoboka ko yoba. will never become poor. Kandi intare And a lion ni inyembaraga, is a strong animal. tiyobora umuhigo, It cannot lack its prey. tiyobora ikiryo, It cannot lack food. izigiheshwa n'amaboko yayo. It is given that by its power. Ariko iravuga ngo uwo intare birashoboka ko yobura umuhigo igakena, amaboko yayo ntayigaburira. But the Bible still says that a lion can lack its food. Ariko umukiranutsi wawe But a righteous person ararusha intare imbaraga, is more than a lion. iwe agomba kurya. He should eat. Sinzi ko mwisubije neza. suje neza cyane, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero nguko ikiganiro cyacu ko cyari kimeze, amagambo meza Apotre atuganirije ajanye n'umugisha w'Imana. Nguko rero ko umuntu aronka umugisha, nguko umugisha ukorerwa Apotre, Imana iguha umugisha cyane. Yabisobanuye neza cyane, kandi nizere ko mwebwe ababikurikira muzagubwa neza. Kandi tubasabe nanone abantu bakurikirana kino kiganiro, cyane cyane abakurikiranye kino kiganiro, muzatubaza ibibazo Apotre arari kugira ngo azabasobanurire, ndetse birusheho kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha tuzabikore neza kurushaho. Tubasabe kandi na subscribe abatarayikora, nanone tubasabe no kubisharinga ahantu hose kugira ngo ibi biganiro bizarusheho kumera neza, ndetse bizarusheho kugubwa neza mu bantu benshi. Reka rero dushimira kandi Apotre, turanashimira n'umusobanuzi wacu, Imana y'umugisha. Nubwo abenshi mutamubonye, ariko ubutaha tuzomubereka azi gusobanurira. Reka tumushimire, Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kuko hari igikorwa wakoze, niyo mpamvu ugomba guhabwa umugisha. Rero nta kindi kigomba kuvugwa gikomeye muri iki kiganiro usibye kuronka Yesu, niko kuronka umugisha ukomeye. Ni ukuvuga kumenya Yesu ukamukorera, ndetse ugakorwa n'ibikorwa byiwe muri Kristo Yesu, nguwo umugisha ukomeye kuruta iyindi migisha yose. Rero turabashimiye aho muri hose, kandi iki kiganiro ikigaruka. Imana y'umugisha. Bye bye.